Umuhanda Kinoko mu Buganyabitare ureshya na kilometero zisaga 9 ushamikiye ku muhanda wa Gicuba-Janja ugahura n'uwa Musanze Vunga-Nyabikenke Muhanga. Abaturage bo mu gace unyuzemo bavuga ko kwangirika kwawo kwari kwarabahejeje mu bwigunge, bakaba bishimiye ko watangiye gukorwa. Mbonye amashanyarazi n'umuhanda guraje, urabona umuhanda ungana gutyo, mu gihe twanyuraga mu kayira gutya wahigamira n'umuntu akagutera igitugu hari ukagwa hariya. Paul Kagame ari ku buyobozi, naravuze ni buri kimwe cyose tuzashaka zakiduha kubera imbaraga afite n'ubushobozi. Ntaboranura we ayoboye abanyarwanda bose. Navaga Gatone nkagera Imugunga ku 3,000 bya moto. Ubu nigumara gukogwa umumotari azanzanira 1,000. Ningera hariya niba hari akantu ngiye kugura hariya ku Mubuga nkakajana Gatone, business iroroha. Ariko mu gihe tutabonaga umuhanda business yatugoraga, n'umumotari akavuga ati sinda batwara. Hari bikorwa ino byadindiraga kubera ko nta muhanda twari dufite, ariko ubu nukuvuga ngo dufite icyizere cyejo hazaza kuko ubuzima bugiye guhinduka. No kuvanga ujye Musanze birahita byoro. Turishimye, turi mu nyungu, turashima nyine ubuyobozi bwatuzirikanye cyane cyane Perezida wa Repubulika. Ndetse kandi noneho hagatahura reba nka ambulance ibitaro bya Gatonde na Janja kugira ngo ishobora kuzana umurwayi uvuye hano hirya Rusoro byari kibazo, ntabwo byashobokaga. Zagarukiraga Kinoko. Umuhanda Kinoko mu Buganyabitare umaze ibyumweru 2 utangiye gukorwa, ubu imirimo myinshi gukorwa n'imashini zirimo kuwagura. Gusa mu baturage 300 biteganijwe ko bazahabwa akazi, abagera kuri 25 batangiye imirimo. Twabonye akazi, ngewe ndifuza ko nanjye kora ko nzambonye umuhanda nazagura nk'igare cyangwa se nabasha kubona ubushobozi nkongeraho, nkaba nashaka buryo nabona ka moto nanjye nkiteza imbere. Ubu ndatangira amafaranga ngiye gukura mu muhanda nizigamire, nzaguramo imashini ndode. Narabuze akazi, narabuze n'igishoro. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyonsenga Aimé François avuga ko umuhanda Kinoko mu Buganyabitare uzuzura nyuma y'amezi 13. Hari ahantu tunahafite ubukungu bw'amabuye y'urugarika, akaba ari amabuye akunzwe cyane muri gahunda ya Made in Rwanda. Twari dukeneye rero kuri ya muhanda ukorwa kugira ngo ubwo buhahirane n'ibyo bikorwa bihari, ikawa ihari, kugira ngo ushobore kugera ku isoko. Mu masezerano dufitanye na rwiyemezamirimo ukora umuhanda nuko umuhanda ugomba kuzurira amezi 13, ni umwaka urengaho ukwezi kumwe. Muri umvikana ni igihe gitoya ku buryo abaturage icyo babutezeho koko kizakoreshwa. Biteganijwe ko umuhanda Kinoko mu Buganyabitare uzuzura utwaye miliyari 1 na miliyoni zisaga gato 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Patience Ishimwe mu karere ka Gakenke.